yandushije igihe, yenda nanjye ningera igihe nzabigeraho byagezeho nanabirenge. Sinanifuza kumusiga cyangwa se kumusiga inyuma mu gihe yaba bishaka. Ariko icyo nshaka kuvuga, abantu bose bakwiye kumenya ni ugushyira hamwe, ni ukubaka ubumwe. Ikintu baturusha abantu bo mu tundi duce muri iyi industry turimo ni uguhuza. Ubona uburyo timu z'i Kigali zihuza, ubona uburyo Musanze, ahantu hose bahuza. Ariko iyo utangiye kuzana ishyari, runaka bayi mu YouTuber, runaka atangiye kunsiga, runaka ankuye, abantu baramukurikiye, abantu banjye bagiye iwe, kuki se jye nagiye, kuki se jye navuye, kuki se we yabaye iwanjye akahava. Umugore we yakinnye muri Erindengeye Films, yari niwe nari mfite main character, abaragiye kugenda bituma projet yanjye ihagarara. Njyewe nago navuye kuri Maneri kuko nanze gukina, baretse kunyandikaho ndabyihorera kuko nanjye ndi umwanditsi, nandika filimi zanjye. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ni mureke niba mushaka ko dukora ibintu dufite papasi. Ikindi cya kabiri, dukora ibintu tugamije kwigisha. Ntabwo tuzigisha abantu kuva mu macakubiri twe tuyakina, twebwe ariyo turimo turi kuryana ku macano. Nta kintu waba wigisha abantu, ahubwo niba tugiye kwigisha abantu nkuko njye mfite ubumwe groupe, tugomba kuba bamwe. Kuba rero uyu munsi ntagikorera kuri Maneri Entertainment si ikibazo cyanjye, ahubwo ni ikibazo cya Maneri, kuko njye ndi umukinnyi ushobora gukina ahantu nkahaguma cyangwa se nkahava. Ariko byinshi byagiye biba, ari ibyagenze nabi, ari ibyagenze neza. Uruhare runini bene industry nibo bagiye babigiramo uruhare. Ni iki wowe ushobora kuba wakizeza abo muri gukorana ubu ngubu kuri channel yawe yitwa Ndengeye Films ko batazahura n'ibyo bahuye nabyo kwa Maneri byaba byaratumye bavayo? Reka nawe ngushimiye kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira Sade TV. Reka nawe ngusuhuza ari wose urereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari muri diaspora nyarwanda. Mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze. Nanone ari kuri Sade TV kwakira umutumirwa. Reka tangira twibwira. Murakoze. Amazina yanjye ni Erindengeye, bisobanuye Ndengeye Ntwari Elifaz. Nkaba ndi umunyarwanda, ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana 3. Icyo navuga, uyu munsi ndi muri industry ya sinema nyarwanda, kuri social media atandukanye. Ndi umwanditsi w'amafilimi ndetse nkanakina, nkanadirect zimwe mu zo nandika. Ndumva ari cyo navuga aka kanya ku kijyanye na background. Uri umwanditsi w'amafilime, ukora amafilime. Mu byo utubwiye kuri umwanditsi w'amafilime, ni izihe filime umaze kwandika? Kuri aka kanya sinzi niba nahita mpera kuri icyo, ariko kuko ari byo mbashije reka hereho. Maze kwandika filimi zitandukanye, ntabwo ari filimi imwe maze kwandika. Nanditse filimi yiswe Nihiga Papa, yaciye kuri Maneri Entertainment. Nandika filimi nise Nanjye Sinjye, ica kuri YouTube channel yanjye Ndengeye Films. Kuri YouTube channel yawe yitwa Ndengeye Films. Ni nayo mpamvu umunsi twifuje kugutumira kugira ngo ushyire umucyo ku bintu twagiye tubona hanze, kuko hari abakinnyi benshi muri gukorana ubu ngubu baturutse kwa Maneri Entertainment. Mukaba muri gukorana n'abakinnyi ubu ngubu, ariko abo bakinnyi bakaba bavuga ko hari ukuntu bitagenze neza kwa Maneri. Aribyo badushyiriraho umucyo uyu munsi. Murakoze. Reka gato nk'uko nabivuze, kuri mu buzima bwanjye bwo gutangira kuza kuri social media cyangwa se kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu munsi ndi kugaragara nk'umukinnyi wa sinema, umwanditsi wa sinema, cyangwa se mfite groupe zikina sinema. Icyo umbaza
kijyanye n'abo dukinana bavuye kwa Maneri bafite ibyo bari kuvuga kuri kwa Maneri, ibyo ni kimwe kuri bo, ariko icyo gihe ngiye kuvuga reka mvuge urugendo rwanjye rwo kuza muri sinema, hanyuma nari n'ahantu nahuriye na Maneri, nicyo numva nagusobanurira. Naho urugendo rwawe rwo gukina sinema rutangira ryari? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo muri uyu mwaka wa 2025 mu ntangiriro zawo nibwo nagize umugisha wo kumenyana na Maneri. Mu by'ukuri reka mbanze nanashime cyane, nshimira Maneri cyangwa se Maneri Entertainment, kuko yabashije gutuma njye nisobanukirwa, nkangura impano zanjye ndisobanukirwa. Amwe mu mahirwe akomeye nahawe na Maneri, uyu munsi ntabasha guca ku bintu ngo mvuge ibintu ukundi, tujye tuvuga ukuri, dusase inzobe, tugaragaze ukuri kuri mu bintu. Uyu munsi kuba Maneri twaba tutagikorana cyangwa se hari bimwe bitari kugenda neza, ntibivuze ko ntabyo nakuye kwa Maneri. Nicyo navugaga haruguru, ntago ndasubiza ku cyo wambajije kijyanye n'abakinnyi bavuye kwa Maneri bari gukina iwanjye, kuko icyo cyo ndaza kugisubiza haruguru, ariko uyu munsi icyo ngiye kuvuga ni ukuvuga ku byanjye ku giti cyanjye, ngiye nka Erindenge Films, nkagusobanurira neza uwo ndi w'uyu munsi, icyo ndi gukora uyu munsi n'impamvu yabyo. Njya muri sinema, Maneri niwe wanyejeje muri sinema, ndetse n'uyu munsi aho ndi gukorera iwanjye, gurupe ndi gukorana nayo, ibyo ndi gukora, uyu Maneri Entertainment niwe wafashije muri urwo rugendo, byari bikomeye. Nk'umukinnyi yafashije ukaba nawe ugeze aho uri gukora ibikorwa byawe, ni ibihe bikorwa watubwira mwakoranye na Maneri? Urakoze. Ibikorwa twakoranye na Maneri, nageze kwa Maneri ari gukora, yari afite proje y'iminsi y'igisambo yari arimo akoraho, ndumva naranayikinnyemo morore nkeya, tuza kuganira, mubwira ko mfite proje, anyemerera ko iyo proje twayikoraho. Dutangira kuri proje y'ubukwe bwo mu cyaro, ubukwe nise gakondo, ubukwe bwa kera, turabukora, duca muri uyu mujyi, tubona ibintu biraza. Nkora kuri proje, nandika Nihiga Papa, Nihiga tuyishyiraho, tubona ibintu biraje biremeye, dukorana iyo proje. Ariko mu rugendo rwayo tugeze hagati, tuza guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kimwe cyari gishingiye ku bakinnyi, ntabara ko cyari kiri kuri Maneri cyane, kuko hari aho twageze proje iburamwo abakinnyi bamwe tukababura kandi batangiye proje. So asaba ko, ambwira ko iyo proje dushobora kuba tuyihagaritse, abakinnyi bazumva bafite ubushake, yazabona abantu bari tayari tukayikomeza. Ubwo twahagaritse proje. Niyo mpamvu yaba yaratumye abakinnyi babura? Urumva muri industry nk'uko nabikubwiye habamo byinshi pe. Aba bantu bakina b'abakinnyi ba filimi cyangwa se abantu tubona muri sinema, mu industry ya sinema, ni abantu bafite ubuzima busanzwe, ubuzima gatozi. Hari needs bakenera, hari ibyo bakenera, ugasanga rimwe na rimwe kuri channel abantu bari gukoreraho bishobora guhaza, cyangwa se ntibafite ubushobozi bwo kumanaginga ibyo bintu. Inshu z'abantu rero zitandukanye iyo zimaze kwinjira mu kazi gashobora gupfa. Proje yawe ukaba wayihagarika cyangwa se ukaba wayikomeza, ariko ntago navuga ngo iki cyagiye gikura uyu muntu aha n'aha ni iki n'iki, ahubwo ku giti cyanjye gendaza kukubwira icyagiye gituma mvaha nkaba ndi gukorera. Watubwiye kuri gukorera kuri channel yawe yitwa Ndengeye Films. Iyo YouTube channel yo iri kunyuzwaho filime zihe nizihe mwamaze gukora abantu bajya bagasanga? Urakoze cyane. Nyuma rero yo kurangiza iyo proje ya Nihiga Papa, yaciye kuri Maneri Entertainment, maze kwandika iyo proje, nta nubwo yarangiye, buriya navuga ko twayisubitse, kuko nge mu myandikire yanjye narayanditse ifite phase zigeze kuri 3, twakinyeho phase imwe nayo ntiyarangiye, ntabwo yarangiye, habaye nko kwikasoringa bitewe n'ibibazo bitandukanye, byaba byo muri channel,
kwa Maneri cyangwa se byaba iby'abakinnyi njye ntashaka kumenya cyangwa se kuvugaho, ahubwo icyo ndeba nk'umwanditsi ndeba projet yanjye uko yahagaze nkanareba, niho nahise ntekereza ndavuga nti rero reka nanjye mfungure YouTube channel, noneho izi projet zanjye nkora zishyire kuri channel yanjye, njye mbasha kuraminga projet be nanayirangiza. Nganira na Maneri tubivuganaho, aramfasha dufungura iyo YouTube channel. Tumaze kuyifungura ncishaho filimi iswe nanjye sinjye, irakundwa, niyo yanzamuye mu gihe cy'amezi 2 kwezi kumwe n'igice nari maze kuba monetize, n'uyu munsi ariyo tugikoreraho. Ariko muri icyo gihe muri icyo gihe cy'amezi 2 kwezi n'igice ni Maneri wamfashaga. Yego, urumva ibyo bintu ni byiza cyane. Uri no mu ba YouTuber beza nyine dufite mu minsi, natangiraho urugero kuko tugereranyije n'abandi uri umwe mu batangiye vuba bagahita babona umusaruro. Nirihe banga baba barakoresheje? ntarindi banga kuko ikintu cya mbere nigiye kuri Maneri Entertainment, nubwo uyu munsi haba hari bitaragenze neza, nahigiye gukora cyane. Ibanga rya mbere nabyo Maneri yajyaga ambwira cyangwa se twajya tuvuganaho ni content. Buriya nta rindi banga kuri ni content. Nicyo ugiye guha abantu, niki uri guha abanyarwanda, nicyo uri kubwira abantu, si ikintu ugiye kuvuga kirigisha. So nk'urugero nandika kuri nanjye sinjye, nari mfite content yo kwigisha ku bana b'abakobwa bakora mu tubari, ababyariye iwabo, abana bari ku mihanda. Niyo projet nandikaga, narabibonaga nkamva nabikoraho ibitekerezo. Ese ko abantu benshi umukobwa uba mu kabari hari ukuntu bamufata, bamwe bamufata nk'umuntu w'ikirara, bamufata nk'umuntu wabuze, kandi n'ibintu abantu biga. Ugasanga abantu banga umukobwa ukora mu kabari kandi ntibakunda akabari katarimo abakobwa. So bivuze ngo rero jewe icyo nahise navuze kanandike content ishobora kwigisha aba bantu. Umuntu wabyariye iwabo ni gute bamufata mu muryango? Ese umuntu wabyariye iwabo ejo ntiyakongera ubuzima bwe buba bwahagaze? Kuba umwana ari ku ishuri bakamutera inda akava kucyava mu ishuri, nicyo ngicyo nagamije. Rero icyo nshaka kukubwira nuko content yonyine ubwayo nicyo kintu cyagiye kimfasha uzavuga. Nkora kuri Nihiga Papio twavuze haruguru, nashakaga karita za mukadata, uburyo mukasa ashobora kubangamira umwana. Muri projet ya kabiri yayo nagombaga kuzana n'umwana ubangamira mukase, ariko byose nyine Imana nigenda izamura umuntu. Ntago akakanya navuga ngo hari ibanga rikomeye, ngo hari icyo mfite kirenze abandi ba YouTuber. Ni Imana idushyigikira mu byo dukora, hanyuma ugakora bikaza. Ni Imana. Urumva ko umaze kuba umuntu munini cyane muri uwo mwuga ujyanye no gukora amafilme. Ese ni ryari wumvise ko wifitemo iyo mpano ijyanye no gukora amafilme? Ni kera kuko ndibuka iriya filimi Nihiga Papa nakoze, ni filimi nanditse niga muri primaire mu wa 5. Urumva ko ari kera. Nigaga muri primaire mu wa 5 kuko ni igitekerezo naganiriyeho na mama nkiri umwana. Noneho genza kukidevelopa ndagikora, ariko igihe namenye ko mfite impano yanjye ikora neza, nigiye nahuraga na Maneri Entertainment akampa umwanya wo kugaragaza noneho bya bintu nanditse tukabishyira hanze. Maneri Entertainment kabisa ndumva ari umuntu w'umugabo. Kuri gihe Maneri Entertainment akakanya cyangwa se uyu Maneri ngewe namufashe nka role model kuri bimwe, ariko ndaza kubisobanura. Kuri bimwe hari ibyo namwigiyeho ushobora gukurikiza, hari n'ibyo namwigiyeho ntakurikiza, kuko mu bijyanye no kumanaginga abantu cyangwa se kumanaginga sosiyete, kumanaginga abakozi be, gushyira umuhate mu byo akora, harimo ibyo nagiye mwigiraho. Haba n'ibyo nagiye mvuga ngo ibi ngibi byo sinabimwigiraho kuko si byiza. Urugero ngira ngo ibyinshi twanyuzemo n'ibyo wagiye umwigiraho kandi byiza. Kandi byiza. Ibyo noneho wabonye nyine bitari byiza nibi utamwigiraho? Buriya ikintu cya mbere nabonye kuri Maneri
kitambereye cyiza cyanambabaje cyane. Maneri ni umugabo ukora pe, ni umugabo yararaga yeditinga, twakoraga projet tukarara amajoro tugenda, ariko ikintu cyo kuvuga ngo we byibura afate umwanzuro ukomeye kuri projet, akore ya projet ayiraminga ayirangize, ni ikintu nabonye atagira muri we. Bivuze ngo rero mukurikiye we icyo kiri tofauti nawe, icyo tugitandukaniyeho. Ikindi cya kabiri, buriya umuntu iyo afasha abantu akoresha, abantu bakorana nawe, ikintu cya mbere aba akeneye ni ikintu kimwe, bari abantu baha agaciro. Niba hari n'ikibazo ufite ku bantu mu kiganiro, nimumara kukiganira mu gihe umurongo, ikintu cyo kutagirwa inama cyangwa se cyo kugira abajyanama babi, bavuga aka kantu gutya cyo kugira abajyanama babi, ugasanga ibintu ukora urabikora ariko nta siziye mu sense uri kubishyiramo, ambabarire mbivuge gutyo, kuko iyo ufashe projet nka Nihiga papa, tujye buriya tuvuga ibintu tubishyireho n'umucyo, ukayihagarika, ni uburenganzira bwe, ni issue yacaga kuri channel ye. Ugafata projet yakugezaga mu 180 bya views, projet kuzamuye ukayireka ukagaruka kuri projet iri buhite igushyira itaza no kugeza byo no ku 50,000 y'ama views. Icyo gihe tubona umuntu imitekerereze yo kavuga ati no muntu kwazi gukora, no muntu ko mbona ashoboye, ariko kwa kundo nyine nta muntu ubura defo, ukabona nicyo kibazo. So icyo rero ni kimwe mu byatumye icyo cyo sinakimwigiraho. Cyo nigiye kuri Maneri nuko ushobora gukora bikemera, hari icyo gihe nahize. Yego, gusa ntaguciye mu ijambo ikintu uvuze, ngiye nk'umuntu ukurikirana ibijyanye n'amafilme, wabashije kureba amafilme mwacishaga kuri Maneri cyane, kaba ndi kureba nayo ucisha iwawe kuri Ndenge Films cyane. Nge ku ruhande rwanjye numva iriya Nihiga yari kuyikomeza. Ibyo buriya kuba Maneri yakomeza Nihiga yayihagarika n'uburenganzira bwe, kuko Maneri niwe CEO wa Maneri Entertainment, ni naho Nihiga nayinyuzaga. Nge nari umwanditsi nkaba n'umukinnyi, reka mvuga aka kantu na Maneri akumve, ahari akumve cyangwa se n'abandi bamukurikira bakumve. Buriya Maneri yambereye nyine mwarimu, kuko niyo muntu wanyijije muri entertainment, anyinzizamo ndamenyekana, ankorera na channel. Kunkorera channel yaramfashije dufungura channel turayikora, aminama ambera umuroro modo, aranyigisha uko babikora, aramfasha aranshutinga kuri kamera ze, turafatanya, mba monetize, arambwira ataka kanya ubaye monetize, reka mfata abandi bana mbazamure. Icyo ni kimwe pe, gishimira Maneri. Ariko defu buriya nufasha umuntu ni byiza, niwigisha umwana aho kumuhifu ukamwigisha uko bayiroba ni byiza, ariko si ngombwa ngo uhite ufata wa mwana umujugunye. Ukoranye n'abantu iminsi mike, abantu batangiye kugushima, batangiye kubona byiza, ubagiza duye, utangiye kubagira abanzi bawe, utangiye kugira ishyari. Buriya hari ikintu ntabwo kumujugunya umuntu mwatangiranye ntabwo ari byiza. Ikintu kibi kibaho ni ukugira ishyari pe. Uzamuye umuntu, ubonye atangiye kuzamuka, atangiye kuko ugize ishyari, ahubwo ushatse kugira ngo wa muntu umuca intege, wa muntu ugenda umusebya. Ubu ngubu sinshobora guhagarara cyangwa se ngo nze aha ngaha kuri channel usebye Maneri, muvuge ikintu kitari cyo cyangwa se ngambirire kumusebya pe. Ariko defo za Maneri Entertainment zishobora kubaho, nta muntu wuzuza byose, ariko ni byiza nabyo arabifite. Uyu munsi ikintu cya mbere navuga, abantu baba ba content creator, baba abantu bafite amacano, baba abantu bashaka gukora muri entertainment, ni purpose, no kugira intego. Ese ni iki muri uzaniye abanyarwanda, ni iki uzaniye abantu? Turi mu karere ka Rusizi, akarere kacu gakeneye ko ibyo dukora muri entertainment ari ibiri buzamura akarere, ari buri buzamura urubyiruko. Wambaye umwambaro wo kuvuga ngo ni wowe uri bureberera urubyiruko rwo mu karere, ugiye kuvuga ibintu binini, ariko urubyiruko uraruzamura, ejo uzamutse ukagira ishyari. Icyo rero ntabwo ari cyiza pe. Buriya nanjye niyo mpamvu
buriya baravuga ngo umuntu igiti kimwe si ishyamba, umuntu ntiyagakwiye kuba nyamwigendaho, yagakwiye gufashwa n'abandi. Ni nayo mpamvu njye nakubwiye ko ku ruhande rwanjye numva ko iriya filime Nihiga yari kuyikomeza. Kubera iki? Erega iriya filime niyo yamuzamuye. Buriya ntabwo ngiye kwa uko Imana nakoze Nihiga gusa. N'iriya filime yo ubukwe bwo mu cyaro cyangwa se uriya mugeni wa kera nacishije hano muri uyu mujyi, biriya byose byagiye bituzama si n'ibindi na nanjye si nk'ubu hari nka projet bari bafite ya projet yanditswe n'umugore we na Mukamaneri, niwe wakoze iyo projet, ari nayo yatumye Nihiga bayihagarika kugira ngo twinjire muri iyo projet. Ariko aho hato yansobanuyeho gato Nihiga guhagarara ntago bura ndi bubishyireho ikosa Maneri cyane, n'abakinnyi nabo babigizemo uruhare. Usanga bamwe barabura, usanga biragoye, projet arayihindura. Ibyo umuntu wese yabikora w'umwanditsi cyangwa se w'umudirector yabikora mu gihe abona abantu bafite ya projet bataza gukomeza kuba tayari. Ariko iyo projet bari bafite ya kabiri nanjye nari ndimo nyikinamo pe, kuko n'umugore yakinaga muri projet yanjye. Ariko kugira ngo dukomeze duhuze amaboko, abantu batera imbere, abantu bazamure entertainment, ahubwo ishyari rigenda rizamuka. Kuri iyo ndende biragenda. Nanjye nari ngiye kuvuga ngo ese ko hari bamwe mu bakinnyi basigaye kandi abo bakinnyi ari muri abo filime yari ishingiyeho, kuki nyine mutarebye abandi baza filime mugahita muyikomeza? Ariko nicyo ushyizeho umucyo aho ngaho umaze kunsobanurira, impungenge urazimaze. Kuko urabona tuzi filime zabayeho kera na n'ubu zigikinwa, urugero nka Papa Sava. Papa Sava ni filime ya kera, ariko kuko yakunzwe ubu ngubu bari kuyikomeza, yazanye Papa Sava mu mujyi utandukanye n'uwabanje wo mu cyaro. Izina rero nimba ryarafashe ntabwo aba ari ngombwa ngo umuntu ayihindagure. Buriya buri muntu wese agira uko ayobora urugo rwe. Maneri ntiwiyoboye Maneri Entertainment n'urwo rugo rwe. Twega bari muri urwo rugo rwo kwa Maneri, ntabwo twari kumubwira ngo komeza Nihiga, yenda we yarafite ikintu uko abibona. Ariko ikindi nabikubwiye ngo nubwo dufite channel, nubwo ndi umu YouTuber, ariko hagati imbere yanjye na Maneri harimo intera ndende. Aka kanya sinajya ngo nisaze ngo nisararange ngo nivuge niyemere ko ndi kuruta Maneri Entertainment. Gusa icyo navugaho icyandusha ni igihe. Yandushije igihe, yenda nanjye ningera igihe nzabigeraho byagezeho nanabirenge. Sinanifuza kumusiga cyangwa se kumusiga inyuma mu gihe yaba bishaka. Ariko icyo nshaka kuvuga, abantu bose bakwiye kumenya ni ugushyira hamwe, ni ukubaka ikintu baturusha abantu bo mu tundi duce muri iyi industry turimo, ni uguhuza. Ubona uburyo timu z'i Kigali zihuza, ubona uburyo Musanze, ahantu hose bahuza. Ariko iyo utangiye kuzana ishyari, runaka bayi mu YouTuber, runaka atangiye kunsiga, runaka ankuye, abantu baramukurikiye, abantu banjye bagiye iwe, kuki se jye nagiye, kuki se jye navuye, kuki se we yabaye iwanjye akahaba. Umugore we yakinnye muri Erindenge Films, niwe nari mfite main character, abaragiye kugenda bituma projet yanjye ihagarara. Njyewe ntabwo navuye kuri Maneri kuko nanze gukina, baretse kunyandikaho ndabyihorera kuko nanjye ndi umwanditsi, nandika filime zanjye. Icyo nshaka kuvuga ni iki: nimureke niba mushaka ko dukora ibintu dufite papasi. Ikindi cya kabiri, dukora ibintu tugamije kwigisha. Ntabwo tuzigisha abantu kuva mu macakubiri twe tuyakina, twebwe ariyo turimo turi kuryana ku macano. Nta kintu waba wigisha abantu. Ahubwo niba tugiye kwigisha abantu, nkuko njye mfite ubumwe groupe, tugomba kuba bamwe. Kuba rero uyu munsi ntagikorera kuri Maneri Entertainment si ikibazo cyanjye, ahubwo ni ikibazo cya Maneri, kuko njye ndi umukinnyi ushobora gukina ahantu nkahaguma cyangwa se nkahava. Ariko byinshi byagiye biba, ari ibyagenze nabi, ari ibyagenze neza, uruhare runini bene industry nibo bagiye babigiramo uruhare. Yego, ese hari abakinnyi baba bazwi
hano mu Rwanda cyane mwaba mwaragerageje kuvugana ku bijyanye n'amafilme cyangwa se mwaba mwarabashije kubonana? ni ukuvuga ngo buriya mu buzima bwanjye nkunda kwigira ku bantu, nkunda kwiga. Umuntu wa mbere nyine twamenyanye ndumva narabashije guhura na Shafi cyangwa se bamukunda kumwita Kajugi, we twanahuye kera za 2018 gutyo. Nyuma nza kubonana na Kramani, Bijiyo Bija, abo bose ni abantu ubona bari guhitinga, bansabi twarabonanye. Bivuze ngo nkunda kwigira ku bantu. Nagiyeyo ngiye mu rugendo shuri, ngiye kwiga ukuntu bakora, ngiye kwiga se bo bahuza gute, bumwe bafite buva kuki, urugendo rw'ubuzima bwabo muri sinema ruvahe. Twaganiriye byinshi, icyo cyo twarahuye. Mwarahuye, ni byiza cyane. Twahuye na Intare y'Ingore, twahuye na Tukote, turaganira. Inspiration cyane, ari nawe watumye nkunda kuvuga ngo reka mpinduke umwanditsi mwiza, reka ibi bintu mbikore nk'umwuga. Abo bose twarahuye. Urumva ko byari byiza cyane. None mpuye na Sadio. Ngeze naha kuri Sadio. Ngeze no kuri Sadio TV. Ikiganiro turi kugirana watubwiye dushimira Maneri, utubwira ibyo yakoze bitari byiza utamwigiraho, utubwira na challenge zagiye zibaho mu bakinnyi. None aho bigeze ubu ni iki wowe ushobora kuba wakizeza abo muri gukorana ubu ngubu kuri channel yawe yitwa Ndenge Films ko batazahura n'ibyo bahuye nabyo kwa Maneri byaba byaratumye bavayo? Ni ukuvuga ngo icyizere cyo kirahari. Abakinnyi dukorana, abana turi kumwe, abamama turi kumwe, abapapa, abantu bose bari kuri Ndenge Films, icyo nababwira cyo nuko nkuko twavuze ngo ni ubumwe groupe, twe turi ubumwe. Uyu munsi channel ni Ndenge Film, ariko igizwe n'ubumwe groupe. Ntabwo ngiye mbara ko ari iyanjye, ahubwo ndabara ko ni link yo kuduhuza kugira ngo dutange wa musanzu dushaka guha abanyarwanda. Abenshi bapfa ngo cyinjiye ngo cyabonetse. Twebwe dufite uburyo buri management, nubwo ntabyo turageraho ariko tuzabigeraho, kuko ngewe ndi CEO wa channel, ariko dufite staff, dufite uburyo administration yacu yubatse, dufite ubuyobozi. Nanjye ubwanjye dufite abajyanama, dufite abasaza bakuru batugira inama. Buri kintu cyica umuntu ni ukugira abajyanama babi. Rero icyizere natanga rwose, bashyira umutima hamwe, baba ari abari wanjye, baba ari abavuye aho kwa Maneri cyangwa se abari byose. Icyo dukwiye gukora nk'abayobozi ni uko tuba tugomba kubera abantu urugero rwiza. Abo mwakoranye, mwaruhanye, ukabaha agaciro, barabizi ndagerageza uko nshoboye, ariko intego dufite twe ni ugukora. Nta nubwo dushize imbaraga cyane ku mafaranga, ahubwo dushize imbaraga kuri message dushaka gutanga. None Maneri, aho ngaho ko wagiye n'abakinnyi bakagenda, wamumarize impungenge kugira ngo ntiyumve ko abakinnyi ari we wabajyanye? Deja wari wabivuze ariko bisobanuro byimbitse. Urakoze cyane. Maneri nashyira umutima hamwe, sije namutwariye abakinnyi, ahubwo abakinnyi bo muri management bagiye kuko bo babashije kureba, bakagura amaso yabo, bakabona, bakareba kure, bakabona niba bakoranye n'umuntu imyaka 4 hafi 5, hari ibyo buriya urugendo rw'imyaka 4 cyangwa 5 muryorera, kuko nanjye ndi umwanditsi nandika filimi zanjye. Nicyo nshaka kuvuga niki, nimureke niba mushaka ko dukora ibintu dufite papasi. Ikindi cya kabiri, dukora ibintu tugamije kwigisha. Ntabwo tuzigisha abantu kuva mu macakubiri twe tuyakina, twebwe ariyo turimo turi kuryana ku macano. Nta kintu waba wigisha abantu, ahubwo niba tugiye kwigisha abantu nkuko njye mfite ubumwe groupe, tugomba kuba bamwe. Kuba rero uyu munsi ntagikorera kuri Maneri Entertainment si ikibazo cyanjye, ahubwo ni ikibazo cya Maneri, kuko njye ndi umukinnyi ushobora gukina ahantu nkahaguma cyangwa se nkahava.
ariko byinshi byagiye biba, ari ibyagenze nabi ari ibyagenze neza, uruhare runini bene indasitiri nibo bagiye babigiramo uruhare. yego, ese hari abakinnyi baba bazwi hano mu Rwanda cyane mwaba mwaragerageje kuvugana ku bijyanye n'amafilme cyangwa se mwaba mwarabashije kubonana? Ni ukuvuga ngo buriya mu buzima bwanjye nkunda kwigira ku bantu, nkunda kwiga. Umuntu wa mbere nyine twamenyanye ndumva narabashije guhura na Shafi, cyangwa se bamukunda kumwita Kajugi, we twanahuye kera za 2018 gutyo. Nyuma nza kubonana na Kramani, Bijiyo Bija, abo bose ni abantu ubona bari guhitinga, bansabi twarabonanye. Bivuze ngo nkunda kwigira ku bantu, nagiyeyo ngiye mu rugendo shuri, ngiye kwiga ukuntu bakora, ngiye kwiga se bo bahuza gute, bumwe bafite buva kuki, urugendo rw'ubuzima bwabo muri sinema ruvahe. Twaganiriye byinshi, icyo cyo twarahuye. Mwarahuye, ni byiza cyane. Twahuye na Intare y'Ingore, twahuye na Tukote, turaganira, inspiration cyane, ari nawe watumye nkunda kuvuga ngo reka mpinduke umwanditsi mwiza, reka ibi bintu mbikore nk'umwuga. Abo bose twarahuye. Urumva ko byari byiza cyane. none mpuye na Sadio. Ngeze naha kuri Sadio. Ngeze no kuri Sadio TV. Ikiganiro turi kugirana watubwiye dushimira Maneri, utubwira ibyo yakoze bitari byiza utamwigiraho, utubwira na challenge zagiye zibaho mu bakinnyi. None aho bigeze ubu ni iki wowe ushobora kuba wakizeza abo muri gukorana ubu ngubu kuri channel yawe yitwa Ndenge Films ko batazahura n'ibyo bahuye nabyo kwa Maneri byaba byaratumye bavayo? Ni ukuvuga ngo icyizere cyo kirahari. Abakinnyi dukorana, abana turi kumwe, abamama turi kumwe, abapapa, abantu bose bari kuri Ndenge Films, icyo nababwira cyo nuko nkuko twavuze ngo ni ubumwe groupe, twe turi ubumwe. Uyu munsi channel ni Ndenge Film, ariko igizwe n'ubumwe groupe. Ntago ngiye mbara ko ari iyanjye, ahubwo ndabara ko ni link yo kuduhuza kugira ngo dutange wa musanzu dushaka guha abanyarwanda. Abenshi bapfa ngo cyinjiye ngo cyabonetse. Twebwe dufite uburyo buri management, nubwo ntabyo turageraho ariko tuzabigeraho, kuko ngewe ndi CEO wa channel, ariko dufite staff, dufite uburyo administration yacu yubatse, dufite ubuyobozi, nanjye ubwanjye dufite abajyanama, dufite abasaza bakuru batugira inama. Buri iki kintu cyica umuntu ni ukugira abajyanama babi. Rero icyizere natanga rwose, bashyira umutima hamwe, baba ari abari wanjye, baba ari abavuye aho kwa Maneri cyangwa se abari byose. Icyo dukwiye gukora nk'abayobozi ni uko tuba tugomba kubera abantu urugero rwiza. Abo mwakoranye, mwaruhanye, ukabaha agaciro, barabizi ndagerageza uko nshoboye, ariko intego dufite twe ni ugukora. Nta nubwo dushize imbaraga cyane ku mafaranga, ahubwo dushize imbaraga kuri message dushaka gutanga. None Maneri, aho ngaho ko wagiye n'abakinnyi bakagenda, wamumarize impungenge kugira ngo ntiyumve ko abakinnyi ari we wabajyanye? Deja wari wabivuze ariko bisobanuro byimbitse. Urakoze cyane. Maneri nashyira umutima hamwe, sije namutwariye abakinnyi, ahubwo abakinnyi bo muri management bagiye kuko bo babashije kureba, bakagura amaso yabo, bakabona, bakareba kure, bakabona niba bakoranye n'umuntu imyaka 4 hafi 5, hari ibyo buriya urugendo rw'imyaka 4 cyangwa 5. Mbere yuko winjira muri Maneri Entertainment, hari izindi filime zari zarabanje twagiye tukubonaho, byaba ari izi? Urakoze. Nakinnye kuri channel yitwaga Umunsi w'Igitangaza TV. Mu gihe nakinaga kuri iyo channel nayo yabaye n'umuzi cyangwa se intandaro kugira ngo menyane na Maneri.
iyo cano ntibyaza kugenda neza, biza gutuma poroje yayo ihagarara, abakinnyi twari tuyiriho turahava. Hanyuma menyana na Maneri bitewe na bosi w'iyo cano, tumenyana na Maneri. Mu kumenyana na Maneri mubwira ko mfite impano, aranyumva. Buriya nacyo kintu nshimira Maneri ku giti cye, amaze kunyumva ampa umwanya, za mpano zanjye ndazigaragaza, arizo mwabonye twavuze haruguru, za Nihiga Papa, bwa bukwe. Nagiye nkora ibintu bitandukanye kuri Maneri Entertainment, biradufasha, yaba ari jye yaba ari Maneri, biratuzamura. Ariko ubuzima bwanjye bwa sine bwo gutangira kuba uwo ndi wowe nabaye we bwatangiriye muri Maneri Entertainment. Muri Maneri Entertainment. Yego. Aho iyo watubwiye umunsi w'igitangaza TV, nabaye bakinnyi mwarabashije gukinana nabo? Nakinanye na Niki, n'ubundi turi kumwe kuri channel wanjye, twakomezanyije no kuri Maneri. Nkinana na Ben producer uramuzi. Abo bose twakinanye. Hari uriya musaza ujya ubona tubana, Musehe Gervais, turakinana, yitwaga Mupenzi. Icyo gihe turakorana n'abandi benshi batandukanye, ariko nyuma bamwe muri bo tuvaho tujya kwa Maneri. Ari naho nakuye nyine product navuga ikomeye yo kuba uyu munsi mfite channel, ndi umwanditsi mwiza. Nubwo nari mfite impano, ariko hari igihe ugira impano utarihishurira, utarahishura. Buriya utarishura kwagiye. Buriya Maneri yagiye ahishura impano z'abantu benshi, sinanjye giye nyine ni benshi. Ni benshi. Nicyo twavuze haruguru, umuntu agira ibyiza akagira n'ibibi. Akagira n'ibibi, ariko reka jye nivugire ku byiza uyu munsi. Yenda ibibi ntabyo navuze, ariko mvuge ku cyiza, kuko nk'ikintu yankoreye cyane, kumpa umwanya wo kwandika. Yego, yaguhaye. Yari afite abakinnyi batangiranye kera, bamaranye n'igihe kinini, ariko amu umwanya ndaza. Ndetse n'igihe azana abasitari, ariho namenye n'abarimo batukote na Rengori, yamaye umwanya nkinana n'abo basitari. Bivuze ngo hari icyo rero umuntu aba yakubonyemo, nawe hari icyo yari yambonyemo. Uyu munsi ninanazamuka aho nzagera hose, sinzibagirwa jye Maneri. Ibibi bya Maneri nzabivuga uko biri, ibyiza bya Maneri mbivuga uko biri. Ariko nta biba afite bitahinduka. Aramutse ari umuntu ushyira hamwe n'abantu akavuga ngo reka dufatanye, aba content creator muri Rusizi duhure, aba YouTuber duhuze, ni Maneri nyine yewe yabaye brand, ni industry. Ariko dufite icyizere twakora tukanamucaho tukagera no hejuru, kuko ntitwifuza kumusiga, kuko niwe watuzamuye nk'abana. Ahubwo icyo tumusaba, nashyiremo bino bintu ubumuntu kuruta kubishyiramo gukunda ibintu. Ye kuzana ishyari muri projet, ye kuzana intambara zo guhangana, ye kugira uzamuye umwana amaze kuzamuka uramurakari. Ndetse nuhingira abana ibijumba ukababuza kubirya, none umumaro wawe n'ubuhe ubwo buhinzi? Ntago aba ari sawa. Ntago byaba ari sawa. Ariko aho niho urwo rugendo rwahereye kugeza uyu munsi wa none. Ndi umwanditsi w'amafilimi, mwarabibonye atandukanye, ndiyandikira, nkaziyobora, nkadirectinga, kandi mfite groupe nziza, mfite abakinnyi beza bafite intego, ingeri zose, abakuze, abana, urubyiruko, abakecuru, abasaza. Icyo dufite ni icyizere cyo gukora. Kuki wavuye ku munsi w'igitangaza TV? Ku munsi w'igitangaza TV kwa Maneri, wava nyuma yo kwa Maneri akaba aribwo ushinga YouTube channel yawe, nyine company yawe. Kuki utavuye ku munsi w'igitangaza TV wenda winjira mu yawe? Kandi nabivuze haruguru ngo Maneri we yambereye brand, yamfashije gushinga nyine gukora channel. Ko yambonyemo impano, aramfasha azamura impano yanjye. Reka duhe umucyo kuri ibi bintu. N'ababyumva n'abadukurikirana ku macano. Njyewe Maneri yarantwaye bamonetize. Arangije ambwira ko hari undi mwana nawe mu bandi yari afite agiye kuzamura akagira. Mu gihe nari maze kuba monetize, Maneri arandeka. Ndetse ndagenda. Gusa ahubwo nyuma niho hagiye havukamo utubazo, uretse kundeka si cyo kibazo nagize. Ahubwo za nama ze nari ngikeneye, naje uko ngenda ni developer nzamuka, niko ishyari rigenda rizamuka. Wa muntu wahamagaraga mukaganira atangira kuba utamuhamagara, atangira kuba mutavugana, bitewe n'iki? N'ishyari. Ibintu biraho.
so ntabwo biba bikwiye ku bantu b'abagabo. Ishyari ni ribi, ishyari rirasenya, ishyari rica, ntabwo biba ari ibintu. Niyo mpamvu turi kuba twavuga ibi nta shyari tumufitiye. Ariko njyewe nana mu gitekerezo hari filime nabonye ari gukora irimo umugeni. Iriya filime ntago ndi guhita nkuru izina ryawe neza, ariko nabonye ari filime nayo imeze neza, yanakomeza. Nayikomeze niyumve ko nta mufitiye ishyari, gusa twebwe dukeneye gukorana twese tukazamurana. Ubivuze neza. Buriya Maneri afite abakinnyi b'abahanga. Afite umukinnyi bita Leya, ni n'umudamu we I think. Leya ni umukinnyi mwiza. Buriya akaba n'umwanditsi. Buriya iyo umuntu afite abakinnyi b'abahanga akamenya management yabo, ashobora gutera imbere. Afite bariya badamu bakina kwa Maneri, uri kwa Maneri ni groupe yandika, barihuza bakandika ziriya filimi zihari, bakagira bariyandikira. Suko nuko twari turiho nk'abanditsi uyu munsi batakwandika, ahubwo ikibazo gihari nyine nk'uko bivuze, kwa gufatanya, kwa guhuza bwa bumwe. Nico babura. Ubumwe rero bukomeza kubora mu bantu bakora ibi bintu, bizarangira twese bya bintu byanze. Nta nicyo bimaze. Niba dushobora kuba turi abantu bari gukorera kuri social media, niba dushobora kuba turi aba YouTube, abantu bari aho ngaho bari kugira Maneri akabasha kukuzamura ukaba umupatena wa YouTube, akukuye kuri zero, nyuma noneho ntumugirire umumaro, nawe ibyo niba barimo akora nta product byaba bifite. Nakuvuga ati reka nkurikirane wa muntu nazamuye, ejo nawe azamura abandi, ese ni iki yanyigiyeho, naza kwitangazamakuru ni icyo azavuga. Ibyo nicyo kintu kiri kubura muri iyi minsi. Ikindi abantu turi kubura ni ugushyira hamwe, ni uguhuza, turigisha abanyarwanda, turi gutanga impano zacu. Ntabwo uyu munsi wabwira umuntu ibikurimo ngo ujye uhagarika umuntu umubwire umwigisha icyo ushaka kumwigisha, ariko nidukina sinema nziza zifite inyigisho abantu baziga. Nk'urugero, niba ujya ureba filimi zanjye ureba description ifite, sinzi niba ujya uzireba, so ureba niba ndi gukora kuri family affair, niba ndi gukora kuri conflict management, niba ndi gukora kuri nkatanga resolution kuri iyo conflict. Ukina filime nziza zigisha, zifite isomo, zifite icyo zimariye sosiyete n'abatuye isi muri rusange. Biragaragara ko uri umuntu nyine uri gukora cyane pe, kandi wageze ku rwego rwiza rugaragara bitewe n'igihe umaze mw'ibi bintu. Kuko kuba monetize mu gihe gitoya cyane, menya n'amezi abiri atageze, nari ngiye kuyitabira ariko ashobora kuba atageze. Nabaye monetize mu kwezi n'igice. Mu kwezi n'igice. Urumva ni ibintu byiza cyane. Rero bitewe n'ubwo bushobozi niyo rero umaze kugeraho, hari abakinnyi benshi, hari abantu benshi, urubyiruko muri rusange n'abandi bagenda bavuga ko bafite impano yo gukina filime, ariko bakaba barabuze uburyo impano yabo yamenyekana. Abo bantu bifuza kugera muri kampani yanyu ya Ndenge Films bagakina amafilime, baca mu zenzira, babikora gute? Reka mvuge kuri iki kintu. Turi mu karere ka Rusizi, akarere gafite imiyoborere myiza, akarere gafite intego nziza ku rubyiruko, ku bantu. Ndenge Films ntago ariyo industry yonyine iri muri Rusizi ishobora kuzamura abantu. Aho twavuze kwa Maneri ni entertainment nk'uko mwabyumvise, n'ahandi hose. Icyo twabwira abashaka kuza muri sinema, cyambere ni ukuza ufite intego. Niba ufite impano ukatugana, tuzakwakira. Akarere kashyizeho za maison de jeunes zirahari, maison de jeunes irahari, hari abashinzwe urubyiruko mu karere, abashinzwe entertainment, byose ikibura ni amakuru. Ariko aka kanya niba hari abantu bifuza kuza muri Ndenge Films, dufite nyine nk'uko nabivuze haruguru, dufite management, dufite uko umuntu yinjiramo, dufite, ariko intego ya mbere ni ukuzamura impano, intego ya mbere ni ukwigisha abantu, intego ya mbere ni ugukangurira urubyiruko gukora. Ndenge Films rero uyu munsi none icyo nabwira abantu ni karibu. Ni karibu, ni ikaze. Simvuze ngo twese ngo tuze twinda muri channel, ahubwo icyo mvuze ni ukuvuga ngo ufite ibitekerezo nabizane,
ufite impano nayizane ariko duhuje umugambi, duhuje intego. Icyo nicyo navuga. Yego. Uwo rero ufite iyo mpano muje izo ntego, ni ubuhe buryo yabikoramo nyine kugira ngo abashe kubageraho? Murakoze. Reka icyo navuga, dufite channel igira email, uranyandikira kuri Erindengeye, n'ubundi nayo email films, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero 0788 72 84 86. Izo nimero ushobora kumpamagaraho, hanyuma tukabonana, cyangwa se nk'uko navuye dufite management, ugahura n'abandi autorité barimo muri iyi groupe, mukavugana, twabona bikwiye tukakwakira, ariko nta muntu dusubiza inyuma. Icyo navuga nuko nta muntu n'umwe dusubiza inyuma, nta kindi bisaba. Icyo bisaba cyane ni ubushake, ni ukumva muri wowe ufite iyo mpano, ukaza tweza, kuko natwe turacyari bato pe, turacyari bato. Naguhaye urugero ko Roromodo wanjye ubu navuga ngo yabaye Maneri, ba Kiramani ni Roromodo wanjye, ariko aka kanya Maneri ngewe niwe wanzamuye. Nubwo aka kanya twaba tutari kubana neza kubera ibyo gihe, nk'umuntu w'umwanditsi mu content, umuntu ufite sixième sense yo gutekereza, bibona ko bigomba kubamo muri industry. Ariko ni ibintu abantu bashobora kuganira, ni abantu bashobora gushakira igisubizo bakarebera hamwe. Yani batugane, babagane muri Ndengeye Films, bazanye ibintu byiza byubaka, kuko namwe mukeneye gukora cyane, ukaba wanagera no kuri level nk'iwo Kiramani ariwe Roromodo wawe, cyangwa se ukaba wanamurenga cyane. Byaba ari ibintu byiza cyane. Abadukurikiye kuri Sadet TV, ikiganiro cyacu tugisoreje, naho ubutaha. Ciao ciao. Murakoze.